Marika amaze gufata akayira kerekeza iwabo, ya nkende yasigaye yicaye kuri ya ntebe. Wibuke neza ko igihe ka kanyugunyuguriri kagurukiraga mu muyaga mwinshi kasize Marika yicaye kuri iyo ntebe. Uyu munsi umuyaga warekeye aho guhuha. Ishyamba riratuje, utunyoni turimo kuririmba. Ka gakende nako kagumye kwiyicarira kuri ya ntebe karahaturiza. Karatuza cyane nk'aho gafite icyo gategereje di. Reka rero ka kanyugunyuguriri kazaze bucece gahoro gahoro, kabona hari ikintu gisa nk'umuntu cyicaye kuri ya ntebe. Karaguruka kegera ya ntebe ngo karebe ko ataba ari Marika uyicayeho. Ariko se koko urumva Marika yari kuba yaraye muri iryo shyamba akahirirwa akaharara ategereje akanyugunyugu? Reka da, Marika yaritahiye kandi yatashye ababaye. Akanyugunyugu kitegereza neza, gasanga ni inkende yicaye kuri ya ntebe. Karumirwa karababara, karavuga kati yo mbese burya Marika yarigendeye ntago yakomeje kuntegerereza hano. Njyewe nari nzi ko azantegereza maze umuyaga washira nkazagaruka tukaganira, none yarigendeye. Reka negere kariya gakende nkabaze, ahari wenda yaba yaragasigiye amakuru, wasanga yarakabwiye wenda igihe azagarukira, ntawamenya.